bahaye ikaze nanone kuri Big Move Entertainment. Twaherukaga ubwo Santana ndetse na Diego bari bagiye kureba Diva. Santana yatunguwe no gusanga Amanda yari atuye muri icyo cyaro cyaho Diva yari atuye. Ubwo Santana yari yabwiye Diego yuko nawe umukobwa bakundana nawe aba muri icyo cyaro. Santana yahise abwira Diego ati siko nanjye umukobwa dukundana atuye n'ahangaha. Diego arangije abaza Santana ati umukobwa mukundana yitwa nde? Arangije aramubwira ati yitwa Amanda. Santana arangije aramubwira ati nyereka ifoto yiwe turebe. Santana yahise yereka Diego ifoto ya Amanda. Santana atungurwa no kubona ari wa mukobwa wari waramukubise urushyi. Santana arangije abwira Diego ati uyu niwe mukobwa nakubwiraga tujye twandikira, niwe mukobwa turimo gukundana muri no minsi. Diego arangije aramubwira ati uyu mukobwa yankubise urushyi. Diego arangije abwira Santana ati ahubwo reka njye kurivura njyewe mere nkaho ndi umushoferi wawe. Santana arangije aramubwira ati Diego come on, ati none se uracyamukunda, uracyashaka kwihishira, uracyashaka kumwihishamo, ushaka kumwereka yuko ukiri umukene? Diego arangije aramubwira ati ndumva ari byo byamfasha. Santana aramubwira ati hoya byararangiye wabonye umukobwa ukunda, ati nanjye ntabwo nari mbizi yuko ako gakobwa ari uko gateye, ati n'ubundi nari ndimo kugatesha umutwe njye ntabwo nshobora kugakunda, ati ahubwo reka tunagahamagare ngasobanurire yuko uri boss wanjye. Santana yahise ahamagara Amanda aramubwira ati ngwino nari naje n'ahangaha iwanyu, ati niba byashoboka waza ukandeba. Amanda yaraje akigera ku modoka ya Santana. Santana yahise amera nkaho atamwishimiye, ariko Amanda yari yaje yamwishimiye cyane. Amanda arebye ku ruhande yabona Diego nawe yicaye mu modoka. Amanda arangije ahita abaza Santana ati uyu muhungu se arimo gukora iki mu modoka yawe sheri? Santana arangije aramubwira ati uyu muhungu ni boss wanjye. Amanda arangije aramubwira ati what? Uyu muhungu ni boss wawe? Ati ni boss wawe gute se? Ati kano gasore sinajyaga nkabone n'ahangaha kirirwa kikorera imizigo, guse kabaye boss wawe gute muri kano kanya? Santana arangije aramubwira ati uyu muhungu yari yaraje n'ahangaha aje gushaka umukobwa bakundana, ati ariko n'ubundi byarangiye amubonye. Amanda arangije aramubwira ati ngo iki? Ati none se njyewe, ati ntabwo nari mbizi yuko yari boss wawe, ati umbabarire, ati sheri umbabarire. Santana arangije aramubwira ati ntabwo nari mbizi yuko uri umwibona, ati ubu nanjye nari kukuyoberaho nkagukunda tukazabana, tuzi ubwo urumva uri mukobwa nyabaki, umukobwa ukubita umuhungu, ati atanamuzi nta n'ikintu amutwaye. Santana arangije aramubwira ati Amanda nabonaga uri umukobwa mwiza, nabonaga uri umukobwa w'umusirimu, ariko imico yawe ndetse n'uburyo ki witwaramo naje gusanga utari umuntu muzima, naje gusanga utari umuntu wo kubana nawe. Santana yahise amubwira ati urabizi n'ibindi, ati njye rwose umubano wanjye nawe urangirira ahangaha, n'ubundi nta gihe kinini cyari gishize njyewe nawe turimo gukundana, ati nta soni wowe wankubitiye boss inshuti yanjye magara. Amanda arangije ahita agenda kuri Diego aramubwira ati Diego mbabarira n'ukuri, ati mbabarira, ati ahubwo mise numva ari wowe nkunze, ati ntabwo nari mbizi yuko uri boss wa Santana, ati Diego rwose nanjye nari naragukunze, ati nuko nari narabuze aho mbihera. Diego na Santana bahise baseka cyane barangije baravuga ati ariko se iyo ubuze n'ubwenge basi ntabwo ureba abantu urimo kubwira, ati ubuso kano kanya uramukunze n'iki wamukubise, ati no kuno wacyaga umureba nabi nkaho mufite icyo mupfa. Ati Amanda tuza wowe turakuzi wanga abakene, ati kandi abakene nabo ni abantu, ati niba umuntu ari umukene ntabwo ari uko aba yarabihisemo, ahubwo aba ari ikibazo cy'igihe nabo bazagera akikura muri ubwo bukene arimo. Amanda yararakaye cyane, arangije kurakara arababwira ati nimushaka munagende kwanza, tubundi se mwebwe muri Imana yanjye, tubundi nta nubwo njye nari nanabaza, ati wowe Santana n'ubundi nari nkuzi kuri telefone gusa, ati nabonaga uri umusore mwiza w'umukire, kumbi nawe wari ufite boss wawe. Arangije abwira Diego ati se ubundi agasore nkawe, ati nubwo uri agakira, ati ariko se kuza ukiyoberanya mu bantu ukigira umukene, ubu se uba hari inyungu wabigizemo? Diego arangije aramubwira ati yego inyungu nayigizemo, ati nahuye n'umukobwa mwiza cyane n'ahangaha wankunze, wankundiye uko nari imeze, ati yitwa Diva. Amanda yaratunguwe cyane, barangije baramubwira ati Amanda byari byiza kumenyana nawe, ati reka tukureke twigendere kwirebera Diva wacu. Diego ndetse na Santana bahise batse imodoka, Amanda bamusiga aho ngaho bagera aho Diva yajyaga acururiza.
Diva abona Santana aje mu modoka nziza cyane ndetse na Diego. Gusa Diva abonye Diego aratungurwa cyane, arangije avuga ati sheri none se bimeze bite se ko wambaye neza se? Ati akazi wabonye se ni uru rwego rwakugejejeho? Ati ariko se, ati Diego ni icyo urimo kumpisha? Diego arangije abwira Diva ati ase sheri nta no kunsuhuza wise unyakiriza ibibazo. Diva arangije amubwira ati hoya nuko gusa ntunguwe no kukubona umeze gutyo. Diego arangije amubwira ati humura nzagusobanurira, ati ndaza kugusobanurira byose. Diego arangije abwira Diva ati uyu nguyu bamwita Santana. Ati Santana ni inshuti yanjye twariganye kuva mu bwana, yagiye amfasha, ati ubu ngubu dusigaye tunakorana. Diva arangije amubwira ati se musigaye mukorana mu biki? Diego arangije abwira Diva ati umbabarire ntabwo nari narabikubwiye, ariko nsanze iki ari cyo gihe cyo kubikubwira. Ati nari naraje kwiyoberanya inaha ngaha nigize umukene cyane ko papa ariwe wari warabinsabye. Ati Diva njye mvuka mu muryango wiyubashye, umuryango ukomeye ufite kampani ikomeye. Ati rero ninjye mwana wenyine babyara, papa yari afite ikibazo cy'uko ntajyaga nkundana. Noneho papa ndamubwira ati ariko abakobwa b'iyi minsi, ati nshobora gukunda umukobwa, ati nawe akankunda, ariko mu by'ukuri atari njye warimo gukunda, ari gukunda imitungo yacu. Diva yateze amatwi Diego amusobanurira byose. Diva arangije amubwira ati ok ntabwo nari mbizi, ati wari waraje rero kungerageza? Diego arangije amubwira ati cyane rwose nari naje kugerageza ko nabona umukobwa wankunda ndi umukene. Diva arangije amubwira ati Diego niyo waba uri umukene uko waba umeze kose ntabwo bikwambura ubumuntu, ati njyewe ndagukunda, ati kandi niyo utaza kumbwira yuko iwanyu mufite iyo mitungo ntabwo narimo kukugira, ntabwo narimo kukwanga, ntabwo nari kukwanga. Waba uri umukire waba uri umukene njyewe ntacyo bimbwiye, ati icyangombwa ni uko umutima wanjye ugukunda. Diego arangije amubwira ati urakoze cyane Diva, ati ni ukuri uri umugisha, ati kubonana nawe, ati guhura nawe nibyo bintu byiza nigeze mpura nabyo. Santana arangije ahita asuhuza Diva arambwira ati Diva nishimiye kumenyana nawe, nishimiye uburyo ki wakunze umusore wacu utitaye ku bukene yari ari kugaragaza inaha ngaha. Diva arangije arambwira ati nanjye nishimiye kubamenya. Ati Santana arangije arambwira ati yego ni byiza cyane. Diego ndetse na Diva bakomeje gukundana. Diego yahise asezera Diva arangije arabaherekeza mu modoka, banyura kuri Amanda, n'ubundi Amanda bareba nabi. Agarutse akimara kugaruka hahandi Diva yari arimo gucururiza, Amanda yahise aza kumureba. Amanda arangije arambwira ati uriya musore witwa Diego, ati ni wowe mukundana? Diva arangije arambwira ati yego ni njyewe dukundana. Ati kariya gasore nabonaga ari agakina, ariko natunguwe no kumva yuko umusore twari tumaze iminsi turimo gukundana, twari twarahuriye ku mbuga nkoranyambaga bita Santana, ari umukozi wako. Diva arangije arambwira ati nibyo nyine mujye mwirinda gucira abantu imanza, ati ntukajye ubona umuntu uko ameze ngo uhite utekereza ko ariko ubuzima abayemo, ariko n'ubundi niyo umuntu yaba ameze nabi ntabwo aba ari ngombwa ngo umusuzugura, tugomba kubaha umuntu. Ati niba ari ibishoboka ushobore kuba ukuye mu isomo ry'uko ugomba kubaha umuntu uwo ari we wese. Amanda arangije abaza Diva ati none se wowe tuvugishije ukuri ntabwo ari waramenye yuko uriya musore ari umukire? Diva arangije amubwira ati oya njyewe uriya musore namwiyumvishemo ntazi yuko ari umukire, nari nzi yuko ari wa muntu nyine wari usanzwe nanga, yari yaransobanuriye ubuzima bwiwe, numva ni umwana wanyuze mu bibazo, kumbi yari arimo kumbeshya, yari arimo kugerageza kwishakira urukundo rwa nyarwo. Amanda arangije arambwira ati cyakora uratomboye ubonye umusore w'umukire, ati umugapo kabisa, ati ibaze ko wakorera umusore nari narakunze bitaga Santana, kandi Santana nawe ni umukire, nabonaga Santana ari umukire. Diva arangije arambwira ati Amanda nta kundi ariko nizere kuko yemwe isomo ryo kwiyoroshya. Amanda arangije arambwira ati kabisa ni ukujya nca bugufiya no kuba abantu bose. Nyuma yaho Diva ndetse na Diego yaje kujya kwerekana Diva iwabo. Mama wa Diego yabonye Diva
mama wa Diego arishima cyane aravuga ati uyu mukobwa ni mwiza cyane, ati mwana wanjye rwose uyu mukazana ndamushimye, ati se ahubwo ubukwe buri ryari? Diva yahise abwira mama Santana ati oya mama, ubukwe bwo ntabwo ndimo kubupanga, ati nari nabibabwiye, ati nakuze ndi umwana w'imfubyi, masenge niwe wanderaga, ubu ngubu ndimo gukora akazi hariya, ndimo gukora business y'ubucuruzi kugira mufashe njye mubonera amafaranga yo kumugurira imiti, ati nanashaka na minerivare, ati nimara kubona amafaranga nzajya kwiga kaminuza, nzakomeza amashuri yisumbuye, nindangiza amashuri yisumbuye nibwo iby'ubukwe twazabipanga. Mama Diego yahise abwira Diva ati ariko mwana wanjye biroroshye cyane rwose, ati twebwe hano dufite amafaranga ashoboka, ati nyogosenge twamwimura tukamuzana inahangaha akaba inahangaha, we na Diego mugakora ubukwe, noneho ukaziga warabaye umudamu uri no gufasha Diego gucunga imari ya papa wiwe. Mama Diego rwose wabonaga yishimiye Diva cyane. Papa Diego nawe yahise yinjira, arangije ahita abona wa mukazana wabo Diva bari baramumubwiye. Papa Diego arangije avuga ati ni wowe Diva ibyo ari byo byose niba ntibeshye, ati nkimara kwinjira mise mbibona turi umukobwa mwiza cyane, ati umwana wanjye ntabwo yigeze yibeshya. Mama Diego ahita abwira Papa Diego ati Diva ni umwana mwiza, ati musuhuze. Diva ahita asuhuza Papa Diego. Papa Diego aramubwira ati ni njyewe nyiri uru rugo, njye ndi Papa Diego, ni njye wamubyaye, ati ni njye wamugiriye inama yo kuza kugushaka. Diva yahise aseka aravuga ati mwarakoze cyane kugira umwana wanyu inama yo kuza kunshaka, ati nanjye nari narabuze umuhungu dukundana, ati gusa umuhungu wanyu yaraje aranyemera. Diego arangije aravuga ati Diva ntabwo ariho arabuze umuhungu wakundaga, ati abahungu biriya bose baragukundaga, ahubwo ntabwo wajya kubahereza umwanya, ati ahubwo warakoze ngiye kuba warampaye umwanya n'ukuntu nari nikeneye. Diva arangije aravuga ati nanjye warakoze kunkunda cyane Diego. Mama Diego yabwiye Papa Diego ati gusa uyu mukobwa numvishe agifite gahunda yo kwiyubakira ubuzima bwiwe, ati ibintu by'urugo, ati ibintu by'urushako ntabwo abishaka. Papa Diego yahise abwira Mama Diego ati none se niba akunda umuhungu wanjye nawe akaba amukunda, ati nta kibazo tubahereza igihe bamenyane. Gusa arangije Papa Diego aramubaza ati Diva none se iwanyu mutuye hehe? Diva yahise yamubwira ubuzima bw'inkuru yiwe, arangije aravuga ati nari nabibwiye Mama Diego, ariko nawe byari byiza kubimenya. Papa Diego yahise amubwira ati biramutse bishobotse, ati wareka masenge wawe ukamuzana inahangaha tukamuvuza, ati noneho ugakomeza n'iyo kaminuza yawe wifuzaga, ati njyewe ndabikwemereye nzakurihira kaminuza, nzakwishyurira kaminuza. Diva yarishimye cyane, yarangije aravuga ati ni ukuri murakoze cyane, ati Diego yaje mu buzima bwanjye, ati ari umugisha, ati Diego yanzaniye ubuzima ati Diego yazanye umugisha mu buzima bwanjye. Diva yarishimye, arangije arabashimira ndetse nabo baramukunda cyane. Nyuma yaho Diva ndetse na nyirasenge bimukiye mu mujyi. Bakimara kwimukira mu mujyi, Diva yakomeje kwiga ndetse anakundana na Diego. Rimwe na rimwe yajyaga agenda no mu kazi ka Diego agafasha Diego mu kazi. Nyuma Diva yaje kurangiza kwiga kaminuza, yize imyaka mike, arangije kwiga ndetse yahise ashakana na Diego. Diego aza kubana na Diva bakora ubukwe, ndetse Santana nawe nyuma yaje kubona undi mukunzi we yarasanzwe aba hanze. Umukunzi wa Santana nawe baje gukora ubukwe. Nyuma yaho papa wa Diego yaje gusezera mu kazi, arangije abwira Diego ati ubu ngubu niwe ugiye kuba boss w'iyi kampani, ati ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ati ibisigaye wowe na Santana ni mwebwe muzajya mubigenzura. Diego ndetse na Diva bakomeje kubaho bishimye, ndetse Santana nawe n'umukunzi wiwe bakomeje kubaho bishimye. Santana yajyaga ajya gusura kwa ba Diego, ndetse Diego nawe akajya gusura aho Santana yari yarashatse. Bakomeje kuba inshuti ndetse bakomeza no kubaka business. Turabashimiye kuba mwarakurikiye iyi nkuru yacu yari Big Movie Entertainment. Igice cya mbere kiri hano, muraza kukibona nacyo
murakoze cyane. Iyi ni Big Move Entertainment, kora like ndetse na share, ukore ndetse na subscribe kugira ukomeza kubona inkuru nyinshi nk'izi ngizi tuzajya tubagezaho, ndetse n'ibindi byegeranyo n'andi makuru agiye atandukanye. Murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze abana nawe.